Amahoro y'Imana kuri mwese abakunzi ba Ineza Estates. Uyu munsi munyemeye tuganire kuri kimwe mu bitabo bimaze imyaka myinshi cyane muri iyi si. Nyamara nubwo iki gitabo kimaze iyo myaka yose, nta jambo na rimwe rirahindukamo, yewe nta n'inyuguti n'imwe iragihindurwamo. Wese wibaza uti icyo gitabo ni ikihe? Iki kiganiro kitwongera ubumenyi. Ni ikiganiro mwategure kandi mugiye kugezwaho nanjye Omar Shakur. Bahaye ikaze. Mu bisekuruza byinshi bitambutse ibihumbi n'ibihumbi, hari ibitabo bitagatifu byahozeho n'uyu munsi bikaba bikiriho. Gusa byose siko bikiri ku mwimerere wabyo. Icyo tugiye kuganiraho uyu munsi ni kimwe mu bitabo bigifite umwimerere wabyo 100%. Ni igitabo gitagatifu cya Korani cyahawe n'intumwa y'Imana Muhammad, Imana ihamaho n'umugisha. Kubera yuko tugiye kubivuga mu Kinyarwanda, tugiye kwifashisha igitabo cya tafsiri. Gusa mbere yuko muri iki gitabo ndabanza musobanurire ni ubundi tafsiri ni iki? Tafsiri ni isomo ritwigisha ubumenyi rusange bwa Korani, haba mu bisobanuro byayo cyangwa muri zimwe mu mpamvu zatumye amwe mu maaya n'amasura bimanuka, ndetse n'ubundi bumenyi bugendanye na Korani. Ukivuga Korani, buri umwe wese ahita atekereza abayisilamu. Gusa Korani ifite ubusobanuro bwayo bwihariye. Ese ubundi Korani ni iki? Korani ni amagambo y'Imana matagatifu yahishuriwe intumwa y'Imana Muhammad, Imana iyiha amahoro n'umugisha, ayazaniwe na marayika Jibril. Akoreshwa mu gusenga, akusanyije muri Mushaf. Atanzwe na surati al-Fatiha, agasozwa na surati An-Nas. Ari mu rurimi rw'Icyarabu kandi aya magambo akaba ari n'igitangaza. Dore bimwe mu byiza byo gusoma igitabo gitagatifu cya Korani. Kuba Korani ari amagambo y'Imana matagatifu, Imana yohereje abantu binyujije ku wasozeje intumwa n'abahanuzi ari we Muhammad, Imana iyiha amahoro n'umugisha, waje utumwe ku bantu bose kugira ngo abayobore, abavandemo icuraburindi ry'ubujiji no gusenga ibigirwamana, abayobore mu rumuri rwa Islam no gusenga Imana imwe rukumbi itagira ibangikanye nayo mu bwami bwayo, Imana itagira ibangikanye nayo mu kugenzura no kuyobora isi n'ijuru n'ibiyirimo byose. Yifashishije Korani yo ikubiyemo amategeko yose agomba kuyobora abantu mu buzima bwabo bwose, hagamijwe kubereka icyo Imana ishaka ko bakora bakagikora, n'icyo ishaka kubabuza gukora bakakireka. Ni muri urwo rwego rero byari bikwiye ku muntu by'umwihariko umwemeramana kugendera kuri Korani no kugerageza kuyisoma cyane, kuko kuyisoma ubwabyo ubibonera ibihembo, no kuyubahiriza ukayibonera ibindi. Nk'uko tubisanga mu mvugo y'intumwa y'Imana Muhammad, Imana iyiha amahoro n'umugisha, igira iti: nimusome Korani kuko ku munsi w'imperuka izazivuganira abasomyi bayo. No mu yindi hadisi y'intumwa y'Imana Muhammad, Imana iyiha amahoro n'umugisha, igira iti: umutima wabo utora umugese nk'uko icyuma gitora umugese. Abasangirangendo b'intumwa y'Imana Muhammad, Imana iyiha amahoro n'umugisha, bahita bayibaza bati: ese ni iki cyasukuriye umutima yewe intumwa y'Imana? Intumwa y'Imana Muhammad, Imana iyiha amahoro n'umugisha, irabasubiza iti: ni ugusoma Korani cyane no kwibuka urupfu. No mu yindi hadisi intumwa y'Imana Muhammad, Imana iyiha amahoro n'umugisha, yaragize iti: umuntu uzasoma Korani agasoma surati Yasin ku manywa na nimugoroba nta kindi agamije uretse gushaka ibihembo kwa Nyagasani, uwo azababarirwa ibyaha bye. Imvugo zivuga ku byiza byo gusoma Korani ni nyinshi cyane, sinazivuga ngo nzirangize aka kanya. Gusa sinagenda nakubwiye n'iyi ngiyi. Intumwa y'Imana Muhammad, Imana iyiha amahoro n'umugisha, yaravuze iti: umuntu uzasoma Korani, Imana izamuhemba ibihembo ifatizo kuva ku 10 kugeza kuri 700. Ibi kandi izabimuhemba inyuguti imwe yagiye asoma. Nk'uko nabivuze haruguru, hadisi zivuga ku byiza byo gusoma Korani ni nyinshi, sinazivuga ngo nzirangize. Gusa sinagenda nakubwiye aka kantu. Tega amatwi witonze. Wari uzi ko umuntu agizwe n'ibice bibiri by'ingenzi? Yego, wabyumvise neza. Umuntu agizwe n'ibice bibiri by'ingenzi. Igice cya mbere ni igice cy'umubiri, izi nyama tureba nyine inyuma.
igice cya kabiri ni igice cy'umwuka ariwo roho. Ibi bice byombi uko ari bibiri byose bikenera kugaburirwa. Nk'uko ushobora ugahaha ibyo ushaka byose kurya kugira ngo ubashe gutunga umubiri wawe, niko na roho yawe ikenera guhahirwa, niko ikenera amafunguro nayo ayitunga. Ese wibaza uti ese roho wayigaburira gute? Mu kiganiro cyacu gitaha tuzaganira ku miti ya roho, tuzaganira ku mafunguro ya roho. Bashimiye kuba mukurikiye iki kiganiro mutegurwa kandi mukakigezwaho nanjye Omar Shakur. Reka nkubutse yuko ukanze subscribe ubasha kubona ibyiza byinshi kuri YouTube channel yacu Ineza Estate. Bashimiye kuba mukurikiye iki kiganiro, naho ubutaha.